aravuga ngo papa ndakuri. Yesu aramubwira ngo hahirwa uwizeye ataraba. Yesu yarazuze. Yesu yarazuze. Twongera tuvuge ngo Yesu yarazuze. Yesu yarazuze. Nimba tutotuye igitondo, nimba tuvuga tubishoboye tukavuga tutarabishoboye, nimba tuvuga ku manywa na nijoro twiringiye umuzuko w'abapfuye, turahamya ko kuzuka kwa Yesu. Abiyereka iminsi 40 aha yababwira ivuga by'Imana. Naho yari nimwibuka kuko Mariya ngo yabonye ati n'umwami Yesu yiruka ngariye kumubona. Yesu yamubwiye ngo tumukore. Amazi yari yayandi tumukore. Ngo siraje kwa data kuja gutanga raporo. Yagize iminsi 40 ataraje gutanga raporo. Iminsi 40 nayo hari ibishubishi. Yohereza umwuka wera w'Imana. Nico cyatumye Petero bahagurukije ikirema urusengero rwitwa Rwiza. Ngo arabitegereza arababwira ngo twitegereza hano ishoto. Aravuga ati nimubere ifeza. Petero ati ifeza n'izahabu ntazo dufite. Turi abantu bo gutanga izahabu n'ifeza. Ahubwo turi abantu batanga akiza. Aravuga ngo mu izina rya Yesu haguruka ugende. Abantu ngo baterane baje kureba uko cya kimuga kimeze. Amaze Petero ngo arabigisha. Ngo arababwira ngo rero mugende kwihana. Muhinduke. Ibyaha byanyu bibabarira. Mwabaze iminsi yo guhembuka ibona uko izituruka ku Mwami Imana. Aya magambo karata. Wihane. Uhindukire. Ubabarirwe iminsi yo guhemburwa ibona uko reka sobanura akabwirwa kwihana. Iyo umwana yakoze icyaha cyane bakunda kuba hafi y'abana kandi iryo jambo baza barifashisha uburyo bazarifashisha kugira ngo barenge abagabo babo. Iyo umwana yakoze icyaha nyina aza kumubwira kandi ati wa mwana ushobora kwita ukoze ibyo so ntata umenye yuje azamubwira ati araguhana. Ariko iyo umuntu ushaka guhindukirwa ntazarinda guhana ahubwo azayihana. Bitabaje nubona umuntu bariko baramubona icyaha rero bakubwira gutakaza umwanya. Mbona mbwira umugabo mbwira uwambo abamaze kugufite rezo kuko kuramukana wewe. Ariko umuntu ushaka gutabara, umuntu ushaka guhembuka azayihana, azayihipinisyo, azayihereza igihano. Maherezo mugani ni Zakayo. Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi aramutunze, ariko ngo yari mugufi. Kandi kugufi bibiri yivuga ngo kugufi umeze reba bisobanura ko wobana mugufi ariko kubicira hejuru. Ariko ibi bibiri yivuga yari mugufitaye, yari mugufunga ngo seyibona. Ngo yumva amakuru kuko Umwami Yesu agiye kugira gute aje. Aravuga ngo reka aje kureba utwasi. Uwo muntu wakoze ibintu bikomeye reka aje kureba utwasi. Zamuteye kushaka uburinzi. Umuntu w'umuri severe ukora kuri frontiere. Aba severe kandi ngo yarafite igiceri yarafite umwana. Ariko aho Yesu kugenda nabwo n'ubiki. Wabara kucurira. Tugeze ariko baratubwiye bati mu biti yarari muri bibiri. Ibintu zo kwikirayo. Izoza kubizoza bibiri. Naje Yesu Zakayo cyumvira sinari nari. Ariko nageziyeri barakitwereka bakidore iki. Na farabashije sibiti zamu zote bizaza. Ibintu biri kuri kiriya gihugu niza abana. Aragenda kugira hejuru ya cyane
ahagarara munsi wamara gushika munsi yiwe arunamuka aravuga ngo Zakayo ururuka kuko umunsi darari wawe. Yesu arabandanya Zakayo arirukanka wamara gushika aratashimura. Yesu araza n'abigishwa batangiye kurya amaze kubazimana. Yari umutunzi ukomeye nk'uko umuntu yokwinjira muri bene ya nzu nziza. Yesu ngo yunamuka yareba ku kabati ka Zakayo. Aha yareba ku kabati keza nyene. Nimubwe haleluya. Haleluya. Zakayo ati yamenye amafaranga naguze kariya kabati ko narashona. Yo yareba profo yareba indani akavuga ati ukuri ibintu byose ahayareba nizijana zikukora birengana amaze ngo yitura amatungo washobora kuboko hejuru ati mwami Yesu ati Yesu ati umuntu wese narenganyije umuntu ntazi ikintu kimwe yakunda muri hakana kuko byari itegeko mu Bayuda iyo wahuzaga ikintu cy'umuntu amategeko yaravuga ngo nuza kumwishura uzomwishurisha ubuzima kandi uhashaka Yesu hamanibura niyo kundamisha Yesu aravuga udutabo twa komandere tuvuga ngo umubare n'abana n'abandi bafukana na Zakayo ngo baravuga batako umuntu ubundi ukwikomeza umaze kwimena inda none se ko yarakubabaye sigahara cyo Yesu bakomeza kuraranganya yabahereza igikombe akakireba cyo gukoresha amazi. Zakayo atabishaka aravuga ati mwami Yesu ati ndasubira mvuge Yesu ati umugabane w'ibintu byawe umuhaye abakene. Ntabwo Yesu yari yagiye kwa Zakayo kugabanya ifisi ya Zakayo. Oya ngo mare gukora ibyo ngibyo ngo Zakayo yararangije. Yesu ngo abona guterura ijambo ngo aravuga ngo Zakayo uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu. Ibyo ni ijambo rya kabiri kuva uyu munsi nawe ubaye umwana wa Aburahamu. Aravuga ngo kandi umwana w'umuntu yaza no gukiza no gushaka cyane cyane. Impamvu zabaye gutyo impamvu zatumye Zakayo ahemuka ari kuko yari yihanye. Basi nimushaka kureke gutunga abantu dusenga Imana kugira ngo Mwuka Wera aje mu mitima y'abantu. Iyo Mwuka Wera yatunze urutoki ikintu kitagenda neza wowe pasiteri uzugenda ukaryama amaze Mwuka Wera agakora umurimo wiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hari buramusho y'abantu bacu mu murenge aba bantu bose barahari nzabona keretse abana bavukiye n'abana nta muntu wakwinjiye mu mahoro adashire kundana. Kandi abapasiteri bakavuga bati ejo ni umunsi wo gusenga. No, abantu bose bazoce kundana. Buri muntu wese nta mpaka ntaki akagera akavuga zose uko bimeze. Wa mutima wo guhembuka wacana ubu ngubu turi ko turibaza n'ubugiye ko wogaragaza gufasha n'umuntu akakubwira ngo mpereza umugabo wango dehe zageze urubanza rukara akaba ari kujana mu rubanza. Imana idufashe cyane. Zakayo yari hari wamare arahindukira. Nimuhindukire mureke kuhindukire tuve mu bibi tubabarirwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Muri 80 igihe bonke aje hariya kuri Betesi mu Kamenge
abantu bazirukana ego ike abantu bari bakiri ruguru ubwo kuko twari icyo giterane nakibaye nimuve ngo amen kuko nzanibuka jewe gushika i Bujumbura nahashitse mu mwaka 1984 mu mwaka 1989 nibwo naje ku ishuri rya Bibiri muri 1994 twari turangije ishuri rya Bibiri bamwe basigara hano abandi bakabikora nyuma yaho abandi baguye kuza baza muri ibi bibazo z'abandi babo uwo munsi bam yigisha ijambo sizogera arabona hari umugabo wari ufite entreprise aragenda abakozi baraza gera uwo mutunzi muri entreprise hari abantu benshi baba bahinga abandi bakorora ihene inka iki ngo borora n'inkoko yegura mutegera kugandura ukuri amaze gutuza usenga Imana nimuve ngo amen mwakira ibihe by'impemburo mu izina rya Yesu amaze korora izo nkoko ngo ribene za zindi zazita amagi yo kurya no kugaba wamushera sinzi kuko yaguze gukinisha itegeko bari arasa mu inkoko imwe muri za kandi iyo nkoko niyo yagafite amagi meza yo gutekera uwo mwoshe yankoko ibirako byirapfuye ntibimara gupfa wamushera arirukankaza rero kuko ayihamba munsi y'umusenyi kugira ngo batayibona araceceka ariko hakaba hari umukozi ngo wakundaga kumesura amahuzu no gukora abayamubona ngo amara kumubona burira nimugoroba baraganira aho ngaho mu gitondo harabaye bamusigiye ngo ibintu byinshi zo gukora wa wundi aragenda bw'iburyo ashirawe ati ndashaka kuko uza kumfasha imirimo bari gusigira imirimo byiza Gerativiki ndashaka kuko uza kumfasha imirimo bari gusigira imirimo myinshi ntaruha kandi ukaba kavuga no mufi Geratese uri kurabanya so ati ko ndabimenya we bari gusigira imirimo myinshi ntaruha hari impuzu nyinshi uze umesure zimwe Geratese atuko ubwo wasuzuguye kuko hari uhinduka aturekura rero cyo gukora kandi atase urankorera unakina kwirukana wasa kandi harabu atase yankoko burya wishe ariko satani yankoko burya wishe ese burya bari kuyisika zari zagenze burya Geratese iyi ati ntabwo gushakira iracana hariya irahanze hariya sinzi wayihanze haye kubona gute hakani no ujashega ngobira kaga uwa muhinga ikizo mwizo kurumvikana kagani ati dukwiriye kumvikana naho ibintu zikikaza ibintu zikikaza ati ugerageze kugaba icyokere ibi bintu birimo umugambi ukomeye cyane umugabo ngo byadukiriye ati none wabuvuze mu gufasha ati ari ibintu by'isura za bose hari erega bamusharaye ko haya amasura yarakiriza wa mwana aravuga ati ibintu biciye burateye mu gitondo ngo buce mu gitondo aravuga ati muzehe ati basize ibintu byinshi n'umurava ibibaye akamenyero atoya yasa akamenyero aterega nashe narago wawundi kandi kubera kuko gutinya shebuja aramufasha
agira ngo bw'icyumweru ari muri ayo mwanya. None wamujera aragenda ngo arananuka. Iyo umuntu yakoze ikintu, Imana izobarinde gutunga umutima ubacira urubanza. Kandi niba hari ikintu uzirinde, Imana yo mu ijuru izokurinde kubura amahoro. Aragenda ngo arakokoka. Wa muhungu bakamaze akamwigenzaho. Atasabiriwe ko utanduye amahuzu nguye akasi. Urakavuga ati vuga bukeya gapasa. Ati hari imibonano zihari. Niba ntabashije karasi kasa bitumuvuga ko atuzureka twumvikana. Wamujera ahinduka imbata y'abantu atakwinduka imbata. Ariko icyaha kiragatsindwa n'Uwiteka Imana ishobora byose. Bukeye, vuga ngo bukeye. Shebuja aragenda ahamagara wamujera. Aravuga ati se biti bararwaye. Sinarwaye shebu. Ni ukumbuye ubwira atoyaye. None kwani ntatubaso tukiba ku mubiri. Nzakugendekeye kwe. Ntacyo nta kibazo ufite. Yego ntacyo no gufasha. Arataha. Aragenda mariyumvira mu ijoro barafata kuko n'abandi. N'ibindi birangishije. Akagenda kwire bose kuko nishiko yiwe niba yirukane ariko nake kwishwani imirimo y'uwiya yiriye musi. Aragenda umagenda yatofoye agenda afite ubwoba bwinshi cyane ngo amara gushika yicara aticaye baravuga ati bose ari gushaka kukuganira bose ati ari gushaka atije kukwaka imbabazi ziki ati narakosha wakosha ati ntaya nkoko yawe izi yagafitera amagi menshi tukagukorera umurete tukagira gute bose ati inkoko ati burya ni inkoko. None nk'umuntu ufite entreprise woja kumubwira ibintu uzi kuko wowe abizi kuko hari inkoko mwanawe. Iyo ukaba n'umurete akagira ngo none mwaguriye amagahaba atase hari inkoko ngira ni ati kubwira inkoko umunsi umwe nasinzi ukuntu nagize kugenda yirasa ati ndayihamba atari kumwana n'umukozi hagahamba ati umushinga ubanza udashobora gukora umurenge rw'amurenge nicyo cyakubize ati nyashefu bisokana burya hari inkoko kirajewe ati wishwe n'ikintu utazi sinzi kuko biriho ko nzashira amafaranga koza kuza mu paraporo y'amafaranga naza kumva inkoko nigeze kabwira umufuko w'inkoko rero none utayitunze uwo amagahandi ukaza ugatekanga nzi imbere ndakugira